umubiri twitaho uzapfa, ubutunzi dushaka buzashira, ariko hari icy'ingenzi ukwiriye kwitaho. Ubu tuvugana Yesu ari guca imanza z'abatuye ku isi, kandi nawe urwawe rwagerwaho. Kubw'ibyo umvira ijambo. Tubahaye ikaze mu kiganiro isomo ry'umunsi kuri Healthy Soul and Body. Isomo ry'umunsi riratubwira ngo nta mahoro y'umunyabyaha, ibyo nta wundi ubivuga ni Uwiteka. Soma Yesaya 57 umurongo wa 21 urasanga handitse iryo jambo ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni Uwiteka avuga. Mu by'ukuri dukora ibyaha twagize ngo ni ubutwari, bamwe bakabyigamba, bakagaya abo babwiye nabi, bakabikora bishongora, bakagaya abo bibye kuko batazi gucunga ibyabo, bakagaya bemera ko basambana kuko batazi kwihagararaho, ukagira ngo ibyo ni ubutwari. Nta butwari bubirimo kuko nta mahoro byaduha. Uzasoma Imigani 28 umurongo wa 1, naho uzasanga handitse ngo umunyabyaha ahunga ari nta umwirukanye. Niyo mpamvu umujura ashobora kuba afite imbaraga nyinshi, ariko yakumva ikirenge gikomye akiruka, nuko aba ari gukora icyaha. Nta mahoro y'umunyabyaha ni Uwiteka avuga. None se ko twese twakoze ibyaha ntidushyikire ubwiza bw'Imana, amahoro azavahe? Amahoro nta handi azava, ni mu kwihana. Hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Icyo dusabwa ni ukwemera ibyaha byacu. Imana iratubwira ngo icyo nshaka ni kimwe, ni uko wemera ibyaha byawe. Ikibabaje, buri wese aba ashaka gushaka impamvu zatumye akora icyaha, ariko ntibitangaje kuko igihe Adamu yabazwaga yasubije ko ari umugore, umugore nawe abajijwe asubiza ko ari inzoka. Kuva icyo gihe inyoko muntu buri wese iyo yakoze icyaha ashaka impamvu. Mukoresha kuki utuka abakozi ntibaba bakoze imirimo. Umugabo ko ukubita umugore wawe aba yansuzuguye. Umugore ko usuzugura umugabo ntaba yampaye ibyo nkeneye kandi naraje anyizeza ibitangaza. Izo mpamvu tuba dushaka ntabwo n'ubundi bizatuma tugira amahoro. Amahoro aboneka gusa iyo umuntu yihamye ibyaha. Uwo wahemukiye, uwo wabwiye nabi, gira ubutwari, umusabe imbabazi, ariko kandi ntabwo wabyishoboza. N'ubundi ni Yesu bidushoboza. Saba imbabazi abo wahemukiye, saba Imana imbabazi kuko niyo yabaremye mbere na mbere wayicumuyeho kandi wishe n'amategeko yayo. Ureke kwitsindishiriza ngo ushake impamvu, ngo urebye ngo impamvu niyibye, ngo nari nshonje, ngo nawe ari wowe. Oya, ahubwo wowe emerera Imana ibyaha byawe, izagukuraho urubanza rw'ibyaha byawe, kuko umwana wayo yapfuye kugira ngo dukire. Uzasoma ijambo rivuze ngo yashenjagure gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye ntiyadukirisha. Uzasoma kandi ngo bana banjye bato, mbandikiye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Icyakora ntihagire umuntu ukora icyaha. Dufite umurengezi kuri Data wa twese, niwe Yesu Kristo ukiranuka. Amahoro nta handi azava. Yesu yaravuze ngo amahoro mbahaye si nk'uko ab'isi batanga. Ni ukubera ko yari izi ko ubutunzi, amafaranga y'uburyo bwose, amashuri se, urushako rwiza, ibyo ntabwo ari byo bitanga amahoro. Ahubwo amahoro abonwa n'uwizera Yesu, akaba yaramukuyeho urubanza rw'ibyaha bye, akaba yizeye ko yacunguwe, akaba adafite umutima umucira urubanza. Icyo nicyo gitanga amahoro. Niyo mpamvu aboneka bashonje, akaboneka bari no mu ntambara. Bantu rero b'Imana, uyu munsi Imana iraturarikira kuyisanga ngo iduhe amahoro, kandi nta kindi ni uko tuzemera ibyaha byacu bikatubabaza kandi tukabisabira imbabazi, tukanahava twizeye ko tuzihawe. Reka amahoro y'Imana asabe mu mitima y'abizera Imana bose. Amaraso ya Yesu yamenetse kwari kugira ngo abazamwizera bazagira amahoro. Nta yindi mpano yaruta kugira amahoro. Imana iyaduhe mu izina rya Yesu. Amen.